Amahitamo iyo aza kuba yacu ntabwo nari gusigara nsiragira nisaza nsanze mpora nisira ibanga bavuga bati nisadunda mumureke. Amagambo ashira ivuga nyamara umutima we ufite byinshi byo kuvuga. Amaso asuka amarira nyamara isoko y'agahinda itarakama. Umutima utera nyamara amarangamutima ye atabishakaga n'urukumbuzi runzongera muri we nyamara ntakifuje kuba uhari. Kuri njye agahinda gashira kandi ari umuterera intimba intimbagurira umutima amagorwa nayo asa nk'ayahawe ikibanza iwanjye kuko bisa nk'aho ishavu ryahawe ibyicaro iwanjye nta bw'inyagamburiro. Ibinkikije byose birahanda aho guhandura kandi byose binyunyuza aho kunyuhira. Ese byibuze we iyo amahitamo aza kuba yacu abacu bagacinya akadiho ubu nanjye sinari kuba nceka nk'abandi bana. Ese byibuze iyo amahitamo aza kuba yacu twicarana n'abacu ducanye dutaramye tutarunguruka mu kw'abandi. Gusa amahitamo aranze yanze kuba asanzwe mu buryo budasanzwe kandi byari kuba bidasanzwe iyo aza kuba ari ayacu. Iyo aza kuba ayacu menya koko twari kuba mu mwiryane turyana bunguri nk'abatagira gakondo ariko nubwo bigoye nkomeza nibaza nti ese iyo amahitamo aza kuba yacu twe n'abacu twari kuba tumeze gute? Twe n'abacu twari kuba tuvuga ibihe tukareka ibihe? Ese mbaye nsiragira nsakuza nisabira ubufasha kandi ubasumba ansaganira n'inseko isukuye isohora isuhere yari yaransabagiye agasasa ibyishimo bidashira. Aho ntabwo nabona irwanira urugamba ntateze n'ubundi kuzatsinda